Ha! Yo mumeze mute abakunda the trending 250 inshuti zacu aho muherereye hose haba mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi amajyaruguru amajyepfo uburasirazuba uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali naho iwacu mu Rwanda turi kuvugana none abari i Burayi Amerika iya ruguru ndetse no hepfo ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika ndetse no muri Aziya turongera kubasuhuza cyane mwebwe ntara ya gatandatu yo mu Rwanda diaspora nyarwanda nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeza gukurikirana ibikorwa byacu bya the trending 250 tubaza n'ikirero no munsi I think you were ready. Akakanya rero tuje kubabwira inkuru imeze fresh. Ase wakoze subscribe? Yes, yikore. Hanyuma ukore like kuma videos twagiye dutambutsa ndetse mwibutse no gusangiza inshuti n'abavandimwe zino videos dukomeza tubakorera uko bwije nuko bukeye mbaza niyo ubukwe rero. Mbaza niyo ubukwe ese muzabutaha muzambara muzabyifatamo gute muzajya ku ruhande rw'umukobwa cyangwa ku ruhande rw'umuhungu n'ubukwe bwa Elsa ndetse na Prince Kid turacyari gukurikirana amakuru abantu benshi bari baravuga yuko bashobora kuba bafite ubukwe vuba hanga gusa amatariki ntituyazi byaba ari ibinyoma byaba ari ukuri reka tubicukumbure neza cyane ese ubundi aba bantu bigeze bakundana nibyo tugiye kubaganirizaho kuri ubu ngubu kuri the trending 250 n'amakuru ari trendinga inaha iwacu mu Rwanda cyane cyane muri entertainment. Yes, nyuma yaho Prince Kid amaze igihe afunguwe dore ko ntabwo ari hashira igihe kinini cyane dore ko yafunguwe mu mezi makeya ashize mu mwaka ushize ubwo yari akurikiranweho icyaha cyari gikomeye cyane iyo kimuhama cyari bumufungisha imyaka myinshi kandi cyari bwangiza isura ye dore yuko byibura no kuba yaratangiye kuburanishwa kuri icyo cyaha byatumye abura ubushobozi kuri company yatangije naha mu Rwanda yo gutora abamisi aribo twise ariyo twamenye cyane nka Rwanda Inspiration Backup. Rero ubu ngubu iyi company nkuko twabivuzeho mu biganiro bitandukanye ntarayisubirana gusa icyari ingenzi siko yasubirana company ahubwo cyari giteye impungenge nuko yasohoka muri gereza cyangwa se akaba yaburana urubanza rwe rukamenya icyerekezo rufite niba afungwa cyangwa afungurwa n'ibyaha bimuhama cyangwa bitamuhama. Byari amahire rero yaburanye inshuro nyinshi cyane zitandukanye bigera naho urubanza rwe rushyirwa mu muhezo hanyuma abantu babivugaho byinshi bitandukanye murabizi ko ari inkuru yageze no kuri za BBC za TV5 Monde za France 24 yavuze ku bintu byinshi bitandukanye ko bavugaga yuko ari playboy ariko urukiko rwo mu Rwanda rwaje kwemeza yuko Prince Kid ari umwere dore yuko ibimenyetso byabuze abatangaga ubuhamya ntago bigeze bahuza ibimenyetso biza kurangira Prince Kid afunguye ngira ngo iyo ni inkuru twavuga yuko ishaje kandi twibukiranye neza yuko n'ahantu hambere yanyuze hano harimo kuri the trending 250 turabakunda cyane yuko mukomeza kudukurikirana iyo ni recap twabakoreraga ku rubanza rwa Prince Kid. Rero icyari gitumye tuza akakanya kugira ngo tubabwire ku by'ubukwe bwe ndetse na Elsa bagira ngo twongere tubibutse Elsa ninde. Elsa ni Uwabaye Miss Rwanda 2017 akaba yari umukobwa ntabwo twabiburanaho ko ari mwiza n'umukobwa mwiza rwose bigaragarira amaso n'umukobwa w'umutima. Rero muri case ya Prince Kid ni umukobwa wigaragaje ku ruhande rutandukanye nuko abandi bakobwa bagaragayemo muri no case aba Miss Rwanda cyangwa se abantu bose abakobwa benshi bitabiriye Miss Rwanda bagiye bashinja byeruye cyangwa se biteruye bimwe bakunda kuvuga ngo biziguye cyangwa se bitaziguye bashinja Prince Kid kuba yarigeze bakayishimisha mubiri dore ko aricyo cyaha yari akurikiranyweho. Bamwe rero banafashe babishyize ku rundi rwego banafata nyine umwanzuro wo kujya mu nkiko kuba abatanga buhamya kugira ngo batanga ubuhamya bamushinja ari nabo nyine byaje kurangira bayemeje yuko kubera umutekano wabo ndetse n'uburemere bw'icyaha bariho barashinja yuko bahabwa amakode ntibitwe mu mazina yabo bwite biza no gutuma urubanza rushyirwa mu muheza w'abakobwa batangaga ubuhamya bari online batari mu rukiko nyirizina. Rero Elsa we impamvu tumuvuzeho Elsa nawe yahahuriye n'ibibazo bikomeye cyane muri ino case ya Prince Kid dore yuko yaje no gufungwa nawe afungwa azira yasinjwaga ibyaha byinshi harimo inyandiko mpimbano harimo ngo no gushaka kwima amakuru cyangwa se ngo no kubwira abandi bakobwa babwira ati be kuburana Prince Kid cyangwa se be kugira ibyo bavuga kuri Prince Kid bamushinja mbega afatwa ribu yamushinjaga gushaka gusibanganya ibimenyetso by'uwafashwe hanyuma yaho
aho Elsa nawe yaburanye agahe gatoya biza kurangira nawe arekuwe, byiza kwitwa ko arekuwe by'agateganyo, ariko birangira nyine arekuwe burundu kubera yuko ibimenyetso byarabuze, kuko kandi muzi yuko mu rukiko hakora ibimenyetso. Abantu benshi rero bavuga yuko igihe Prince Kid yashyirwaga mu nkiko, abantu benshi barabivuze cyane ko Miss Elsa yaba anatwite inda ye, ariko iyo nda bitewe n'igihe Prince Kid bamufatiye indi, iyo nda yakaba yaravutse cyangwa ikuze, ariko kuri ubu ngubu ntayigaragara, bigaragara ko byari ibinyoma barabeshyaga. Gusa abantu benshi bavuze yuko Prince Kid ndetse na Elsa bashobora kuba ari abakunzi kuva na kera, kubera yuko Elsa we uretse no kuba yavuga ngo ni ukuhagarira ku kuri cyangwa se kuvuga ukuri, ariko harimo n'akantu k'urukundo, ngo yagerageje guhamagara abakobwa benshi bitabiriye Miss Rwanda, ababwira yuko bareka cyangwa se barekera aho ngaho kugambanira cyangwa se kubabaza cyane umuntu witwa Prince Kid, bashaka kumushinja ibyaha. We avuga yuko byari ibinyoma, gusa ariko nyine byari ibinyoma kubera yuko byagaragaye yuko n'urukiko rwabemeje yuko icyo cyaha kitamuhama. Rero ubwo niba urukiko bwarabyemeje, nta wundi wo kugira ikindi abivugaho. Rero muri iyo minsi byari bato ikomeye cyane, Elsa akomeza ahahurira n'ibibazo bikomeye cyane muri no case ya Prince Kid. Nyuma abantu benshi muzi ko yavuzweho cyane, abantu benshi nka Miss Jolie, abandi ba Miss Jolie bakamushyiraho ku iyo case ari ushobora kuba barayiteguye kugira ngo agambanire Prince Kid. Ariko nanone twahoze twibaza ku rukundo cyangwa se umubano wa Miss Elsa ndetse na Prince Kid. Turongera tubereke mu mafoto Prince Kid afungurwa, video zaratrendinze cyane, ari mu bantu bakiriwe cyane n'umuntu witwa Elsa, kuko Elsa yaramutegereje ubwo umwanzuro w'urukiko wasomwaga. Hanyuma Prince Kid kabisa ahoberana birimo amarangamutima menshi ahoberana na Elsa. Kuri uwo munsi rero hari habaye n'igitaramo muri Kigali Arena, nibwo byaje kugaragara bari muri VIP. Mbega ifoto, ni foto kabisa iteye ibyishimo, ni foto nziza aho Elsa yarari aho ngaho ndetse na Prince Kid bigaragara like ni nka Jay-Z ndetse na Beyonce. Ni ibintu byiza cyane, bigaragara nyine ko baje kwishimira irekurwa bya Prince Kid, kuko ni igikombe cyari gitwawe na Prince Kid, ni igitsindo niko twabyita, ni igitego Prince Kid yaratsinze, kubera yuko abantu benshi bari bategereje ibintu bizavamo, dore ko icyari buvemo kitaza kuba kiri positive kikabaza kiri negative, byari kuba ari ibintu bikomeye, kuko yari byibura gufunga imyaka hafi 15, kandi urumva ni ibintu bikomeye cyane. Imyaka 15 ntabwo ari imyaka mikeya muri gereza, aba ari imyaka myinshi cyane. Rero abantu benshi bakomeza kubyibaza ati se birerekeza he? Ubwo rero Prince Kid yafungurwaga, nibwo abantu baje bavuga ati kabisa nibahite bakora igikwe, cyangwa se yanda bahoraga bamushinja cyangwa se yanda bavugaga itariyo, ahita noneho ayimutera byanyabyo. Yari joke, yes. Ariko kuri ubu ngubu hari amakuru ari gucicikana hirya no hino, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko hari ubukwe bwa Prince Kid ndetse na Miss Elsa. Ntabwo twari twabimenya neza, ntabwo twari twabibonaho amakuru ahagije, ntabwo twari twabona invitation, ariko invitation nisohoka ahantu hambere izanyura ni hano kuri The Trending 250, kubera ko tuba twabagereyemo Mbere. So turacyari gukurikirana amakuru, ariko si ubukwe bwabo bubayeho wabifata gute? Twandikire muri comment. Ubitekereza gute ubukwe bwa Miss Elsa ndetse na Prince Kid? Ese biramutse bibaye yuko uko tubikeka yuko bashobora kuba bakundana, bibaramutse atari byo tukabona nka Miss Elsa nyuma y'umwaka cyangwa se mu mezi makeya nawe bamuteye ivi aritewe n'undi muntu utari Prince Kid, cyangwa ukabona Prince Kid mu mezi make ashakanye na Miss Elsa, mwabyakira mute? Cyangwa se bikarangira Prince Kid yishakiye undi mukobwa utari Miss Elsa, tutanazi wenda, cyangwa se umwe mu ba Miss tuzi, cyangwa se undi mukobwa wari wese umustar, tukabona ashakanye na Prince Kid, ntago ari Elsa na Prince Kid bashakanye, mwabyakira gute? Gusa uko byagenda kose barwanya urugamba rukomeye cyane muri biriya bihe. Uno mwaka rwose uzaba ari umwaka ukomeye, uzaba ari umwaka batazigera bibagirwa, uzaba ari umwaka ushimishije kuri bo, dore ko ari umwaka bahuriyemo n'ibintu bikomeye, ariko waje kurangira kabisa bawusoza neza, bose ari amahoro, ibyaha barishinjwaga bibavuyeho, nubwo byavugwaga yuko ubushinjacyaha buri gutegura kujurira umwanzuro w'urukiko, ariko kuri ubu ngubu igihari nuko Prince Kid ari free, Prince Kid is free. Noneho ubu icyaba gikurikiye noneho twareba, kuko kuri ubu ngubu kuva Prince Kid yafungurwa ntago twari twagaragaza, cyangwa se nta kindi gikorwa yari yagaragaza nyuma yuko afunguwe. Ubwo ngubwo
aramutse ahise apanga ubukwe bwo nicyo gikorwa cya mbere yaba agaragarije u Rwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakunzi ba entertainment. So turacyari kubikurikirana rero, ubu bukwe bubaye rwose turabamenyesha yuko twebwe the trending 250 twabwitabira turi mu ba mbere, kandi turabifuriza kugubwa neza, baba bakundana baba badakundana, baba ari inshuti zisanzwe baba ari abakunzi, bakomeze kugubwa neza. Kwe tuje trending 250, niba utari wakora subscribe kanda aho hantu hasi umutuku handitse subscribe paka habaye umweru, hanyuma nawe winjire mu muryango mugari w'abakunzi b'ibyiza bikorerwa hano kuri the trending 250 fam. Thank you so much.